reka nanone muri uyu mugoroba mwiza mbasuhuze mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Reka tushime Imana twese dufatanyije kubw'imbabazi zayo nyinshi izo iba yagaragaje iturinda kandi ikatubeshaho, ikatugenera ibidukwiriye muri ubu buzima, ndetse ikaba yaranaduteguriye aheza mu ijuru. Ibyo nibyo dukwiriye kuzirikana kandi mu mitima yacu tukabishimira Imana. Niyo mpamvu umuntu wese bimureba kandi nawe akwiriye kubireba cyane, kuko nubwo atabireba ntacyo yakora ngo abibuze ko byo bimureba, ahubwo bihora bimuhanze amaso ngo birebe uko abyitwaramo. Kubyitwaramo neza rero bimuzanira umugisha kandi bikamuzanira inyungu yo muri iki gihe ndetse n'iyo mu gihe kizaza. Kuri uyu munsi navuga ko ari uwa gatatu w'amateraniro, ukaba umunsi wa kabiri w'icyumweru. Reka tuvuge yuko ishimwe ryacu nanone rihera ku kuba nta gikuba cyacitse, akaba nta nkuru mbi yigeze yumvikana. Nubwo twaba twumva tutabayeho nk'uko tubishaka, ariko dukwiriye gushima Imana kuko tutabayeho nk'uko Satani abishaka. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ngire ngo umugambi wa Satani ukomeye ni uwo kuturimbura no kuzimiza ubugingo bwacu, ariko umugambi w'Imana ukomeye ni uwo kuturinda ngo iturindirize umunsi wo gucungurwa no kuzahabwa ubugingo. Tugiye kongera rero kubumbura ijambo ry'Imana ngo twongere twumve neza icyo Imana idushakaho mu minsi nk'iyi isoza amateka y'isi. Reka nongere mbasabe duhombeke amaso kandi twicishe bugufi mu mitima, maze mbere y'uko tubumbura ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Mana nziza y'icyubahiro n'igitinyiro, uri isoko y'ibyiringiro, imbabazi zawe ntabwo zirondoreka. Tugushimiye urukundo ruhoraho wadukunze, kandi tugushimiye yuko witanze ku musaraba ukamena amaraso menshi ngo uduheshe ubugingo. Icyubahiro ni icyawe. Abari hano tugushimiye ko tugihumeka, atari uko gupfa k'umuntu bikomeye cyangwa bitwara igihe kirekire, ahubwo ari ukubera ko Imana ikiturambitseho ibiganza, ari ukubera ko Imana igitegetse yuko twabaho. Izina ryawe nirishimwe. Tugushime ko wadukuye mu mihana itandukanye ukaduhuriza munsi y'iki gisenge kugira ngo uduhane, udukosore kandi udushyire mu murongo mwiza. Turagusabye ngo utwigishe kukumvira, ngo tugendere mu nzira z'Imana. Uturinde yuko amagambo yawe yaduciraho iteka ngo azatuzanire kurimbuka, ahubwo aduheshe ubugingo, azadutere kuzabana nawe igihe uzabugarutse. Ijambo ryawe uryongeremo imbaraga kandi uritere gukiza benshi muri twebwe, kugira ngo twongeye guhindura ibyerekezo, tukongera gufata umugambi mwiza wo kuzagira ahazaza heza. Natwe turashima izina ryawe. Tugushimiye kuri Imana yumva igasubiza, tugushimiye kuri Imana itanga itimana kandi itishama, tugushimiye ko witeguye kuduha ibyo dusabye n'ibyo twibagiwe. Turagusabye ngo twigishe kubyakira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ndifuza kubabwira isomo tugiye gusesengurira hamwe, risa naho muri bwumvemo. Ntabwo ndi buze gusomamo imibare, ariko siyo ndi buze kurebaho cyane, ahubwo hari ikindi kintu nshaka kuza kwibandaho muri iri somo tugiye kurebera hamwe. Nubwo riboneka muri Daniyeli, igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 8, ariko hari umurongo ukomeye tuza kureba wa 14. Uwo murongo ni igisubizo cy'amagambo Daniyeli yabajije igihe yabwirwaga iby'uburyo rwose ubwami bw'isi buzakomeza kuhindurana ku isi, akavuga uburyo ubwami buzaza bugasiribanga ingoma y'Imana. Yabajije ikibazo, arabaza ngo ibyo bintu bizageza ryari? Ubwo rwose icyo gicumuro kinyagisha kizaba kiriho, ubwo buturo buzasiribangwa, ibyo bintu bizageza ryari? Ndagira ngo tuze kurebera hamwe igisubizo cy'icyo kibazo Daniyeli yabajije ku murongo wa 14 w'igice cya 8 cy'icyo gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ndifuza ko tuvuga uyu murongo umwe ngo tubone uko tuvuga neza, kuko ari umurongo mpamya yuko ukomeye. Igisubizo rero kivuga ngo iki? Umurongo wa 14, aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. N'ayo magambo marayika yashubije Daniyeli
yaramubwiye ati ibyo bintu bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Iyi minsi ikubiyemo ahantu hose tujya dusoma imyaka muri Bibiliya, ariko igizwe n'ibice bibiri bikomeye by'ingenzi nifuza kubabwira, nkababwira na buri gice ikintu kikirimo. Igice cya mbere kigize iyi minsi 2300 nicyo bita ibyumweru 70 cyangwa se imyaka 490 yahawe abayuda, maze bakayihabwa mu gice cya 9 gikurikira iki ngiki, guhera ku murongo wa 20 kumanuka ukagera hasi. Muri icyo gice batubwira yuko mu myaka 2300 Imana yahaye abantu kugira ngo bayikemuremo ibibazo, abayuda bahawemo imyaka 490. Reka twumve muri Daniyeli igice cya 9, turasoma ku murongo wa 24 mu buryo bwo kwihuta. Haravuga ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka ryose. Ibyerekanywe n'ibyahanuwe bifatanishwa ikimenyetso, ahera cyane hasigwa amavuta. Igihe Daniyeli yari arimo abwirwa amagambo, yabwiwe amagambo akomeye ngo ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko. Ndagira ngo mbibutse yuko ubwoko bwa Daniyeli bwari abayuda. Imana ivuga yuko abayuda bahawe ibyo bita ibyumweru 70, ariyo myaka 490, ndetse Bibiliya ivuga n'ikintu abayuda baherewe iyo myaka, cyanditse kuri uyu murongo wa 24, ni ukugira ngo ibicumuro bigenze bite, ni ukugira ngo ibyaha bigenze bite, ni ukugira ngo gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kw'iteka ryose, maze ahera cyane hasigwa amavuta. Ibyo nibyo byatumye Imana igenera urubyaro rwa Aburahamu imyaka, ibaha imyaka itari make, ibaha imyaka 490, ngo irebe yuko ibicumuro byashira, ngo irebe yuko ibyaha byashira, ngo irebe yuko gukiranirwa kwatangirwa impongano, ngo irebe yuko haza gukiranuka kw'iteka. Mbega umugambi w'Imana ukomeye! Ariko nge nawe dushobora gufatanya kwibaza ngo mbese ubwoko bwa Daniyeli bwahawe igihe bukagira n'icyo bugihererwa, bwaba bwarageze ku ntego? Bibiliya tugaragariza neza yuko imyaka y'abayuda yarangiye muri 34, icyo Imana yifuzaga ko bayikoramo batagenje bate, batakigezemo. Ariko mfite ikintu nshaka kubabwira gikomeye. Ntabwo abayuda bigeze barangira ngo basenyuke, ahubwo harangiye igihe cy'abayuda, maze basigara bariho nyuma y'igihe cyabo. Ndibuze kubabwira n'igihe cyacu icyo Bibiliya kivugaho. Ariko ibyanditswe bigaragaza neza yuko Imana umuntu wese imugenera igihe, muri icyo gihe cye inzira zigafungurwa, imiharuro igakuburwa kugira ngo ibe nyabagendwa, kugira ngo agere ku mugambi Imana yamuremeye, yamurindiye, agere ku cyo Imana yamusezeraniye muri Kristo Yesu. Ariko ndagira mbabwire yuko iyo igihe cy'umuntu kirangiye, ntabwo apfa, ahubwo asigara ariho nyuma y'igihe cye. Ikintu kikubwira umuntu uriho nyuma y'igihe cye, nubwo bamubwira bati dore saa sita za nijoro izuba riravuye, yavuga ati riravuye nyine. Ibyo bintu ntacyo byamubwira. Kubaho nyuma y'igihe cyawe biba ari akaga. Kandi ndagira mbabwire yuko nubwo uyu munsi tuvugana igihe cy'abayuda cyarangiye muri 34, ariko uyu munsi tuvugana abayuda bo bariho. Nyuma yuko Imana ihaye abayuda imyaka 490 ngo bayikoremo ibyo gukiranuka, ngo ibicumuro bicibwe, ngo ibyaha bishire, ngo gukiranirwa gutangirwa impongano, ushobora kwibaza mu mutima wawe ngo kwiwe ari wo mugambi Imana yageze kuva isi yaremwa. Uzasoma mu Befesi igice cya 4 ngo Uwiteka Imana, ngo Imana yadutoranyirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tuzababera tutariho umuga imbere y'amaso yayo. Ibyo Imana yabigambiriye guhera kera, ariko ibyo bintu byabaye ibitaragezweho mu gihe cy'abayuda, maze ibyaha ntibyashira, gukiranirwa ntikwarangira, gukiranuka kw'iteka ntikwaza, ahubwo igihe kibashiriraho. Maze Pawulo atangaza mu ruhame ngo ubu bwo mwanze agakiza
duhindukiriye abanyamahanga. Muri ya myaka 2300 abanyamahanga bahawemo imyaka 1810. Niyo myaka y'abanyamahanga 1810 igabanyije mu buryo butandukanye. Wenda mu minsi iri imbere tuzagerageza kureba ibyerekeranye n'ubuhanuzi. Uyu munsi sindi bwinjire mu buhanuzi cyane, ariko mu minsi iri imbere tuzareba icyo ubuhanuzi buvuga n'icyo amateka yerekana ku gihe cyacu. Mu gihe abanyamahanga bahawe imyaka 1810, iyo myaka y'abanyamahanga yarangiye mu 1844, ari naryo herezo ry'imyaka 2300. Icyo Imana yahereye abanyamahanga igihe n'icyo yari yarahereye abayuda igihe. Ubundi igihe turimo twebwe ntabwo kibarwa. Igihe cyose cyanditse muri Bibiliya gisoreza mu 1844, iherezo ry'imyaka. Ubu turi mu minsi y'inyongezo, turi mu minsi Yesu yaza uyu munsi cyangwa akaza ejo. Abo banyamahanga bamaze guhabwa imyaka 1810 kugira ngo rwose ibicumuro bicibwe, kugira ngo rwose ibyaha bishire, kugira ngo rwose gukiranirwa gutangirwa impongano. Iyo myaka abanyamahanga bayikoresheje nabi, bamwe muri bo bayikoresha neza, kugeza ubwo Imana itangira gutanga igihe cy'umuntu ku giti cye. Ubu iyo umuntu avutse, Imana iramwandikira iti ni imyaka 50. Iyo myaka 50 ikakoramo ibyo yigeze ibwira abayuda iti kuko mutamenye igihe mwagendererewe. Yesu yagendereye abayuda akora uko ashoboye, kugeza ubwo n'igihe yari agiye gusubira mu ijuru yarebye uburyo basigaje igihe gito cyane, abwira abigishwa bati nta handi mbatumye keretse mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Yabonaga uburyo igihe cyabo kigerwa ku mashyi, akabona uburyo imbabazi zigiye kubavaho, nuko aravuga ati abo bantu mubabwire ku manywa na nijoro, ahari nta wamenya bazakira. Ariko abayuda imbabazi zibarangiraho mw'ubwo buryo. Imana itoranya abanyamahanga, itangira kubabwiriza ubutumwa bwiza, yifuza ko bagera ku ntego bene wabo batagezeho. Ariko mu 1844 igihe cy'abanyamahanga kirarangira, amadini atandukanye yacyo ararangira, maze Imana itangira gutoranya umuntu ku giti cye. Iyo umuntu avutse, Imana ikamwandikira imyaka 50. Muri iyo myaka ikora uko ishoboye kose ngo irebe yuko uwo muntu yamenya igihe yagendererewe. Umwaka wa mbere ubwo ukabura mucitse, uwa kabiri ukabura mucitse, yabona urangiye agakora ibirori ati Imana yaraturinze twararamye, naho arimo arahogereza igihe cye cy'imbabazi cyo kurangira, kugeza ubwo umuntu ashobora kubaho igihe cye cyararangiye agahinduka nk'uwo bita Kayini. Yabaye igicamuke n'inzererezi mu isi, atagifite Imana rurema. Imana yaramuhaye ikiganza imusezeraho. Ariko ikintu giteye agahinda, kibabaje cyane, giteye impungenge, nuko igihe cy'umuntu kirangiye adapfa. Aragumya akajya agenda mu isi, ariko igihe cye cyaragenje gute? Cyararangiye. Mbese nk'uko icy'abayuda cyarangiye bakagumya bakabaho, mu banyamahanga abagatulika bahawe imyaka 1260. Yanditse ahantu hatatu muri Bibiliya. Yanditse muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25, aho bavuga igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Yanditse mu Byahishuwe igice cya 11, aho bavuga amezi 42. Yanditse no mu Byahishuwe igice cya 13, aho berura ngo ni imyaka 1260. Iyo myaka 1260 barayihawe, ihera muri 538 iryo torero riritangiye, iragenda igera mu 1798 birarangiye, maze igihe cyabo kiba kigenje gute? Ariko n'uyu munsi baracyariho, kuko ntabwo harangira itorero, ahubwo harangira igihe cyaryo. Nta nubwo harangira umuntu ngo apfe, ahubwo harangira igihe cye. Iyo umuntu igihe cye kirangiye, abagize ishyano mudashobora kwiyumvisha. Ellen White yigeze yandika ibyerekeranye n'igihe cy'imbabazi z'umuntu mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo ishyanga ryaciriweho iteka. Avugamo amagambo navuga ko akomeye, nifuza ko mutega amatwi maze tukayumva neza. Aravuga ngo mu bihe byose abantu bahabwa igihe cyabo cy'umucyo n'amahirwe, bahabwa igihe cyo kwisubiraho kugira ngo biyuzuze n'Imana, nyamara icyo gihe cy'imbabazi kigira iherezo. Umuntu wese icyo gihe aragihabwa.
imana ikamuha igihe cy'amahirwe, ikamuhendahenda cyane, ikamutumaho abantu benshi, ariko icyo gihe cy'imbabazi kigira iki? Kigira iherezo. Imbabazi zikomeza kwinginga igihe cy'imyaka myinshi, maze zigasuzugurwa kandi zikirengagizwa, ariko igihe kiragera imbabazi zikinginga ubuheruka. Paje 394 mu gitabo cyitwefuzwe byose, ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo ishyanga ryaciriwe iteka. Igihe kiragera maze iyo mana yinginga uwo muntu ikamwinginga ubugenza bute? Ubuheruka, ikumvikanisha buheruka, ijwi ryayo rirarika. Ubuheruka, umutima ugeraho ukinangira, ukaba utagishobora gukorana na mwuka w'Imana. Icyo gihe ryajwi rituje kandi ryinginga rirekeraho kuvugana n'umunyabyaha, maze ntiyongere gucyahwa no kuburirwa. Imana ikamusezeraho ikavuga iti ntacyo ntakoze, ibyoroshye n'ibikomeye narabikoze, nawe wakoze uko ushoboye ngo unanirane, ngaho uzaca ukwawe nanjye nzaca ukwanjye. Ntabwo imbabazi z'Imana zizahoraho. No mu gihe cyo kwa Nowa barazikeresheje, bari bazi ko bizasoza rwose ntacyo bibaye, ariko bahawe imbabazi ubuheruka, ngo maze umusaza yumvikanisha buheruka ijwi rirari ku muntu, maze urugi rurakingwa, abantu babona ibicu birakorakoranye, babona ibitonyanga binini bitangiye kugwa, ngo abantu batangiye kujya mu nkuge, maze batangira kubwira Mose, Nowa, bamwibutsa amazina yabo, bamwibutsa amasano bafitanye, baramubwira bati hangana ukingure rimwe ntituzongera kubikerensa. Ariko ari nawe yaranditse ngo urukundo rusa n'ubutabera rwari rwavuze ko byarangiye. Niyo mpamvu muzasoma amasomo menshi muri Bibiliya ajya avuga ngo mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira ukuri ko benshi bazifuza kurinyuramo ntibibakundire. Igihe nyir'urugo azamara guhaguruka agakinga urugi rw'urugo rwe, benshi bazatangira kurukomangaho bahagaze inyuma, bavuga bati mwami dukingurire. Nawe azababwira ati simbazi, sinigeze no kubamenya. Bazamubwiraga bati ko twariraga imbere yawe, tukanywera imbere yawe, ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Azabwira ati nimumve imbere mwankoze z'ibi bimwe, ntabwo nigeze kubamenya. Niyo mpamvu amasomo menshi ajya avuga ibyo kugira umwete. Mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 1 avuga ngo nuko mugira umwete wo kwita ku byo mwumvise, kugira ngo mudatembanwa mukagenza gute? Mukabivanwamo. Impamvu abantu basabwa kutazarira ngo babishyire ejo, nuko uyu munsi imbabazi zishobora kuzagera ubwo zinginga umuntu ubuheruka, zikumvikanisha buheruka irarika ryazo. Hari isomo nigeze nganirira abantu nifuza kongera kubabwira ho gakeya, rivuga ibyerekeranye n'abanyamahanga ndetse n'abayuda. Dore ko mbabwiye igihe cy'abayuda imyaka 490, mbabwiye icyo Imana yibahereye, ni ukugira ngo ibicumuro bicibwe, ni ukugira ngo ibyaha bishire, ni ukugira ngo gukiranirwa gutangirwe impongano, ni ukugira ngo haze gukiranuka kw'iteka. Kandi iyo myaka yabo yarangiye, uwo mugambi, ariko imyaka yirarangira. Ni uko Imana itoranya abanyamahanga, ibabwira umugambi nk'uwo wa wundi yagize kuva kera kose. Byatumye itoranya uwo bita Abeli, bituma itoranya Seti ngo asimbura Abeli, yifuza yuko mu isi haba abantu bubaha Imana. Ariko byagiye bigaragara ko umugambi w'Imana utsindwa, kugeza ubwo no mu banyamahanga byananiranye. Ndifuza kubabwira isomo nigeze mvugana n'abantu bamwe, ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu, bwanditswe na Yesu, igice cya bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cya 24 umurongo waho wa 32. Abo twarivuganye bari bwihanganire kongera kuryumva, ariko ndagira ngo nongere mbabwire ibintu Bibiliya ivuga ku Bayuda no ku banyamahanga. Iri somo riravuga ngo nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo. Ishami ryawo iyo ritoshye, ibibabi byawo bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose, muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndashaka kubabwira iby'iri somo riremereye cyane. Iri somo ryanditse muri Matayo 24, ahanditse ibimenyetso byo kugaruka kwande kwa Yesu. Iki kimenyetso kiravuga ngo nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo. Umunsi muzabona ishami ryawo ryatoshye,
umunsi muzabona ibibabi byawo byameze bizababwire yuko uza ageze ku rugi. iyo dusomye bibiliya tukava mu itangiro tukagera mu byahishuwe, tubona yuko muri bibiliya habamo imitini ibiri gusa. habamo imitini ibiri. muri iyo mitini ibiri iba muri bibiliya habamo umwe uvugwa n'iri somo rivuga ngo nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo. hari igihe abantu bajya babaho batagira umutini wo kwireberaho, bityo uzaza akazagera ku rugi batabizi ko yaje. ariko bibiliya ibwira umuntu wese wifuza kuzagira amaherezo meza, iramubwira iti nyamuna uzajya urebera ku mutini, umunsi uzabona ishami ryawo ryatoshye, umunsi uzabona ibibabi byawo byameze, ni kimwe mu bimenyetso bizaranga yuko Yesu agiye kugaruka kandi ageze ku rugi. umutini wa mbere wanditse muri bibiliya wanditse muri Matayo igice cya 21 umurongo wa 18. reka mubumbure bibiliya zanyu muhagere. umutwe w'ayo magambo uravuga ngo umugani w'umutini warumbye. Yesu avuga iby'umutini. Matayo igice cya 21 turasoma ku murongo wa 18. nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo, niryo somo tugiye kumva icyo rivuga. ndagira ngo twongere turebe iby'abanyamahanga ndetse n'iby'abayuda. iryo somo riravuga ngo 21 umurongo wa 18. mwahageze? bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa, arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose. muri ako kanya ugenza ute? muri ako kanya uruma. iyo usomye ku mutwe w'iri somo bakurangira yuko uyu mutini unanditse muri Mariko igice cya 11 umurongo wa 12. ariko ndagira ngo mbabwire undi mutini uba muri bibiliya utandukanye n'uyu wanditse muri Luka igice cya 13. uriya ariko murawumvise neza. ndagira ngo nze mbabwire umutini w'icyitegererezo, ndababwira n'ibyo muzawurebaho, umunsi muzabibona muzamenye yuko uza ageze ku rugi agaruka. igice cya 13 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka umurongo wa 6. umugani w'umutini warumbye. kandi abaciriye umugani ati hariho umuntu wari ufite umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. abwira umuhinzi ati dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce urakomeza iki kunyunyuriza ubutaka? nawe arabasubiza ati databuja uwureke, uyu mwaka nawo nkuhingire nkufumbire, ahari hanyuma ushobora kuzera imbuto, icyakora nutera uzagira ute? iyo dusomye iri somo tubona yuko muri bibiliya yose ryanditse ahantu ryanditse muri Luka gusa. uyu mutini warumbye ugashakwaho imbuto zikabura, maze umuhinzi akawusabira imbabazi n'igihe cyo kwihanganirwa, wanditse muri Luka 13 gusa. nta handi hantu mu butumwa bwiza ugaragara. wanditse muri Luka 13 umurongo wa 6 gusa. ariko umutini wabuzweho imbuto ntiwihanganirwa ukavumwa ukuma, wanditse muri Matayo 21 umurongo wa 18, ukanandikwa muri Mariko 11 umurongo wa 12. iyi niyo mitini ibiri gusa iba muri bibiliya. muri iyi mitini ibiri habamo umwe uvugwa n'iri somo rivuga ngo nimurebere ku mutini niwo umunsi muzabona ishami ryawo ryatoshye, mukazabona ibibabi byawo byameze, muzamenye yuko uza ageze ku rugi aza. muzamenye ko ageze ku rugi aza. iyi mitini uko ari ibiri ifite ikintu kimwe ihuriyeho, ikagira n'ikintu kimwe itandukaniyeho. yose bibiliya itubwiye yuko bayishatseho imbuto bakagenza bate? bibiliya yavuze ku mutini wa mbere ngo akigenda abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera akeka yuko uriho imbuto, ariko asanga uriho ibibabi gusa. arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose, muri ako kanya uruma. umutini wa kabiri bavuze ngo maze Yesu abacira umugani ati hariho umuntu wari ufite umutini mu ruzabibu, arangije abwira umuhinzi ati dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce urakomeza iki kunyunyuriza ubutaka? nuko umuhinzi abwira nyiri umutini ati databuja
uyu mutini wihanganire. Nubwo ibyo wakorewe byari bikwiriye gutuma wakagombye kuba wareze, nubwo kuba utareze itabona icyo wireguza, ariko nzongera nkuhingire, nzongera nkufumbire, ntawamenya ahari ushobora kuzera iki. Icyakora nutera nyuma yo kongera guhinga no kongera kuwufumbira, ntacyo uzaba umaze rwose uzawuce. Iyi mitini ihuriye ku kuba yose itareze imbuto, ariko iyi mitini itandukaniye ku maherezo. Umutini umwe washatsweho imbuto zirabura uravumwa uruma. Umutini wa kabiri washatsweho imbuto zirabura ariko urihanganirwa. Umutini wavumwe ukuma uvuga iki? Uvuga Abayuda. Kuvumwa no kuma kwawo byabaye muri 34. Niho rwose uyu mutini bawushakashatseho imbuto maze barazibura, barangije barawuvuma uruma. Nukurangira kw'imbabazi ku Bayuda muri 34, Pawulo agatangaza mu ruhame ngo ubwo mwanza agakiza imyaka 490 mwahawe ikabirangiye, akaba nta kintu Imana itabakoreye, abahanuzi bakaba barabisikanye ngo barebe ko mwakira, bikaba bigaragaye yuko mwatereye agati mu ryinyo, yuko mwageretse akaguru ku kandi, yuko mwabihirikiye hirya nkaho bitabareba. Uyu munsi agakiza ku Bayuda kararangiye. Duhindukira iki? Abanyamahanga muri 34, igiti kitera imbuto cyagaragazaga ibibabi gusa. Ibyo bibabi byanditse ahangaha uyu mutini wagaragaje ni ibiki? Ni ibikorwa bigaragara inyuma. Iyo Abayuda bajyaga bajya gusenga, isaha yabo igeze, nubwo babaga bari mu isoko barapfukamaga umuntu wese agaceceka, maze bakabanza bagasenga. Iyo umuyuda nyawe yabaga agenda mu nzira, yabaga yafashe ubufasha bugendana, ariko akaba afite n'ihembe mu mufuka. Yagera kuwa agomba gufasha, akabanza agafata ihembe akarivuza, yabona abantu bose bakebutse agafata ubufasha nabwo akabutanga. Ibi bintu byagaragaraga inyuma, byatumaga Abaroma babona Abayuda bati dore ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, dore abantu badasa natwe bazajya mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo na Yesu ntiyapfuye kumenya ko udafite imbuto, ahubwo aravuga ngo maze arawege. Abandi bose bari bazi yuko uyu mutini ufite imbuto. Umuntu wavumbuye yuko uyu mutini udafite imbuto, yuko ibibabi bigaragara inyuma nta kintu kiri imbere muri byo, ni Yesu wenyine, kandi nawe byamusabye kuwegera. Asanga ntugira imbuto, asanga ufite ibibabi gusa. Arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose, muri ako kanya uruma. Umutini wihanganiwe uvuga abandi, uvuga abanyamahanga. Nubwo bo bateza imbuto, mu isomo twasomye muri Luka ntabwo twabonye yuko umutini uhanditseho wigeze ugaragaza ibibabi. Oya, bari abapagani badashobora kujya impaka batumva mu bireba nabi turi abakirisitu. Bari abapagani bazi ko ari abanyabyaha. Uwo mutini utaragaragaje ibibabi, ukaba rwose wari igiti kirera. Uwo mutini igihe wari ugezweho, bakawushakashakaho imbuto bakazibura, bikagaragara yuko nyiri umutini avuga ati reka tugice. Ugihingira yaravuze ati cyihanganire. Bivuga ubwoko bwihanganiwe ni abanyamahanga. Kandi se iyo Bibiliya ivuga ngo nimurebere ku mutini niwo cyitegererezo, ni bande babwirwa kurebera ku mutini? Kandi umutini wo kureberwaho ni uwuhe? Ababwirwa kurebera ku mutini ni abagereranywa n'igiti cy'umutini wihanganiwe, nibo babwirwa kurebera ku giti cy'umutini wumye. Igiti cy'umutini wumye nicyo giti cy'icyitegererezo. Iri somo rivuga ngo nimurebere ku mutini, umutini w'icyitegererezo wo kumenya yuko uzageze ku rugi ni umutini wavumwe ukuma. Ndagira ngo mbabwire ubuhanuzi. Umunsi muzabona Abayuda bamwe bamwe bagarutse ku Mukiza, bakihana gukiranirwa kwabo, bakigaye uburyo baruhije Imana, bakigaye uburyo banze Umukiza kandi aribo yavukiye, bakihanira imbere y'Imana mu mitima yabo, kizaba ari ikimenyetso simusiga yuko Yesu agiye kugenza gute? Kugaruka. Umunsi amashami y'igiti cyari cyarumye muzabona atoshye, mukazabona ibibabi by'igiti cyari cyarumye bimeze, muzamenye nshuti yanjye yuko uzageze ku rugi, muzamenye yuko ibyahanuwe byose byarangiye. Mbese ni kimwe mu bimenyetso by'uko Yesu agiye kugenza ate? Yuko Yesu agiye kugaruka. Nuko uzatoha ku giti cyumye,
kw'amashami y'igiti cyumye nuko uzamera kw'ibibabi by'igiti cyagenje gute. Iryo ni ubuhanuzi bwanditse muri Bibiliya, bwanditse mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, yuko kimwe mu bimenyetso by'uko Yesu azaba agiye kugaruka ari uko abayuda banze Mesiya ku mugaragaro, bakamubamba bavuze bati nta mwami tugira keretse Kayizari, bakabwira Pilato baturamuka utamwishura butari inshuti ya Kayizari. Umunsi mu mitima yabo bazongera kumenya yuko babambye umukiza, bakamenya yuko bahemukiye Imana, bakihana gukiranirwa kwabo, nubwo hatazagaruka abayuda bose, ariko abagereranywa n'amashami ntabwo ari igiti kizongera gutoha, ahubwo biravuga ngo umunsi muzabona amashami yacyo agenjeje ate atoshye, mukazabona ibibabi byacyo bimeze, maze abantu bamwe bamwe bakagaruka ku mukiza, kizaba ari ikimenyetso simusiga yuko Yesu agiye kugaruka. Uzajya ubikurikirana mu binyamakuru, uzajya ubyumva mu byuma bitangaza amakuru, uzajya uhora ukurikirana niba igiti cyumye cyaba cyaratangiye gutoshya amashami, kuko byaba ari ikimenyetso cy'uko Yesu agiye kugira ate. Ni ikimenyetso cy'imperuka, ni kimwe mu bimenyetso by'imperuka. Ndagira ngo we nkubwire, wowe munyamahanga wicaye aha, nubwo Yesu ari ugereranywa n'umuhinzi, ajya imbere ya Data wa twese akingingira ibiti bitera, akabwira Data wa twese ibyo agiye gukora, akabwira Imana uburyo agiye gufasha kanaka, akavuga izina rya buri wese muri twebwe, akavuga uburyo amateraniro azategurwa ngo uwo muntu akire. Ariko ndagira ngo mubwire inshuti, iri somo rivuga ngo wihanganire risoza nabi cyane, riravuga ngo icyakora nutera wongeye ugahingirwa, ukongera ugafumbirwa, ukongera ugatwara abantu imbaraga, n'ubundi ukabirengaho ntiwere, uwo mutini ntacyo uzaba umaze uzawuca. Ndagira ngo mbibutse yuko nta muntu uzi igihe cyo kwihanganirwa uko kingana. Nubwo Yesu ajya imbere ya Data wa twese akerekana inkovu zo mu biganza, agasabira umuntu wese muri twebwe imbabazi, ariko mbese Imana izihangana izageza ryari? Iyo dusomye muri Bibiliya zacu, nta rindi somo tujya tubona rigaragaza niba kiriya giti nyuma yo kwihanganirwa cyaba cyarashize kikera cyangwa niba cyaranze kwera. Impamvu nta somo ribivugaho ni uko igisubizo kibizaba ni twebwe tuzagitanga. Niba nyuma yo kwihanganirwa icyo giti kizera, tuzabivuga. Niba nyuma yo kwihanganirwa ari hahandi Imana izaruhira ubusa, icyo giti n'ubundi kikaba kitazera, n'ubundi nabyo tuzagenza gute? Igisubizo twebwe tuzagitanga, ntabwo cyanditse muri Bibiliya. Mbese nyuma y'igiti kihanganiwe kikongera kigahingirwa, kikongera kigafumbirwa, aho cyaba cyareze, nta somo rivuga niba cyareze, nta rivuga niba kitareze. Nimuzasoma kiriya cyigisho nabarangiye cyitwa ishyanga ryaciriweho iteka, muzasanga yuko igisubizo baranditse ngo njyewe namwe tuzagitanga, niba cyareze cyangwa kitareze. Ngire ngo sinakwirirwa mbabwira ibyo kwinginga k'umwana w'Imana, yingingira umuntu wese muri twe. Ibyo ngibyo sinabibarondorera, murabizi. Ariko ngo igihe kimwe hari ikintu kizabaho, ngo igihe abamarayika batanga ikimenyetso ku bwoko bw'Imana, bazaba barangije umurimo wabo wo gutanga ikimenyetso, ngo bazazamuka basange Yesu imbere y'intebe y'imbabazi, bazamubwira bati se ubu se kandi noneho uracyakora iki? N'ubu uracyasabira umunyabyaha imbabazi? Ubu se noneho kabera bamaze kubarwa, ko umuntu wese yamaze gushyirwaho ikimenyetso, ubu Yesu umwana w'Imana uracyatakamba? Mbega igihe giteye ubwoba, mbega igihe gishishana ku bantu bariho mu minsi y'imperuka, mbega uburyo gusohorerwaho n'amateka y'ibyanditswe biteye ubwoba cyane kandi bihindishije umushyitsi. Mbega uburyo ku iherezo Imana izavuga amagambo nk'ayo yavuze muri Yesaya mu gice cya 5, yaravuze tumva nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye, uru ruzabibu naruteye mu murima mwiza, ndurimburamo amabuye, ngubakaho uruzitiro, ngubakamo inzu y'amatafari ndende, niringira yuko ruzera inzabibu maze rwera iki? Aravuga ati ni ikihe kintu nagombaga gukora nirengagije? Mbese cyarabonetse? Ntabwo kigeze kiboneka.
nta kintu cyasigaye. Mwene data, reka nkubwire ikintu gikomeye, nuko Imana yafashe abayuda bakomokaga kubo bita Yakobo, Abisiraheli, ibaha imyaka 490, ivugira mu muhanuzi Daniyeli icyo baherewe imyaka ko ari ukugira ngo ibicumuro bicibwe. Uyu munsi ibicumuro birahari, tubizana no mu rusengero. Ko ari ukugira ngo ibyaha bishire, tubizana mu rusengero. Ko ari ukugira ngo gukiranirwa gutangirwe impongano, ko ari ukugira ngo haze gukiranuka kwiteka, maze bituma Imana yemera itanga imyaka 490, ihagurutsa abahanuzi batandukanye, umwe avaho haza undi, umwe bamwica Imana yohereza undi, kugeza ubwo imyaka 900 irangiye. Imana ikabwira abayuda, tumva muzirwarize, muzacukwanyu. Maze abayuda igihe cyabo kirarangira, ariko bo baragumya babaho, ariko babaho nyuma y'igihe cyabo. Imana itoranya abanyamahanga. Pawulo abitangaza mu ruhame mu byakozwe n'intumwa igice cya 17, akavuga ati ubu ubwo mwese mwanze agakiza, mukaba mwumva rwose muhisemo kugomera Imana, njyewe na bene data duhindukira iki? Abanyamahanga. Abanyamahanga bahabwa imyaka 1810. Imana ikora ibishoboka n'ibidashoboka, irabagenderera mu byo bareba no mu byo bumva, irabagenderera mu byoroshye no mu bikomeye. Imyaka y'abanyamahanga 1810 irangira mu 1844. Ndifuza kubabwira ikintu gikomeye. Aho washaka kugenekereza hose mu mateka y'imibare ivuga ibyerekeranye n'isi, wasanga kubisi kiriho nta hantu byanditse. Urugero, ibyanditswe bitubwira yuko isi yahawe imyaka 6,000 yo kurama. 6,000 byashize mu 2,000, kuko murabyibuka yuko hashize imyaka 2,000 umwuzure warabaye. Hashize imyaka 2,000 bindi, maze Yesu avukira mu isi, ibine biba birarangiye. Hashize imyaka 2,000 bindi, ariyo yarangiye mu gihe cyashize. Imyaka 6,000 isi yahawe kumara ibigenjeje ite? Icyatumye abantu bibwira yuko Yesu azaza mu 2,000, kimwe muri byo nuko bari bazi ko isi yahawe imyaka 6,000. Icya kabiri nuko bari bazi ko nyuma ya buri myaka 2,000 hari ikintu kidasanzwe cyagenje gute. Iyo turebye mu buhanuzi buvuga amateka isi yahawe, bigaragaza yuko imyaka isi yahawe kurama yarangiye. Turi mu gihe cyamaze nk'icyo Nowa yamaze, urugi rwizunguza, iminsi yahawe yanditse yaragenjeje ite? Nowa yabwiwe imyaka 120. Iminsi yabayeho nyuma y'imyaka 120, Nowa ntacyo yashoboraga kuyiburanaho, kuko yitwaga iminsi y'iki? Y'inyongezo. Igihe Imana yari yavuze ikacyandikisha cyari cyamaze kurangira, ariko Imana ibongerera igihe batari bazi uko kingana, batari bazi niba wenda kizaba ukwezi, niba wenda kizaba umwaka, ariko Imana yari yagennye kubongerera iminsi 7, ariko iyo minsi 7 nayo yababereye imfabusa. Iyo turebye mu mateka isi yahawe imyaka yo kumara, dusanga uyu munsi nta kintu kigaragaza igitumye isi kigenjeje ite. Icya kabiri, iyo turebye mu buhanuzi bwa Daniyeli buvuga iby'imyaka 2,300, imyaka yahawe abantu kandi igahabwa abanyamahanga yabo, abayuda bagahabwa iyabo 2,300. Iyo myaka nyuma y'uwo mwaka yarangiyeho, nta wundi mwaka wanditse mu buhanuzi. Turi mu gihe cy'iki? Mbese se agiye kugaruka? Azaza bidatinze. Ibyahanuwe byose byarasohoye, mbese nta kintu gisigaye. Ndagira mbabwire yuko igiti kitera cyaravumwe kiruma, igiti nacyo kitera cyarihanganiwe, ariko ndagira mbabwire ko kwihangana kw'Imana kuzagira iherezo. Imana yigeze ivuga kwa Nowa, ivuga amagambo akomeye, avuga iti umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanya n'iki? Mbese azaruhanya n'abantu ageze ryari? Oya, ntabwo azahora aruhanya nabo, ahubwo Imana nk'uko nabisomye mu gitabo cyitwa Ifuzuye byose, izumvikanisha buheruka irarika ryayo. Kimwe mu bintu birimo biba mu iyi minsi yacu
ni uko imbabazi z'Imana zirimo zikurwa mu isi, kugeza ubwo abantu bazajya bagenda mu muhanda batakigifite ikibaziga, barabaye ibicamuke n'inzererezi, bameze nka Kayini, bameze nka Gihazi, bameze nk'uwo bita Yuda, basigaye batagifite agatima kabakomanga, barabaye baruharwa, nta kintu kikibakora ku mutima, wavuga ibikomeye cyangwa ibyoroshye, byose babimanura bakabyumvira ku murongo wabo bumviraho wo hasi. Mbabwire, nibo bantu bazasigaraho. Mbese hazasigaraho abantu batagifite ikintu kibakomanga, ibintu byose bisigaye ari kimwe, byavugwa bakavuga bati ibingibi ariko twajyaga tubyumva mu myaka 50 yashize, nta gishya. Abo bantu nibo bazasigaraho. Mbese umwuka w'Imana ntazahora aruhanya n'abantu. Kimwe mu bintu biri kuba mu minsi y'imperuka ni uko umwuka w'Imana arimo gukurwa mu isi. Muzagenda mubona amahano hirya no hino, ayo mutigeze mwumva mu myaka 20 ishize, ayo mutigeze mwumva mu myaka 30 ishize, aho muzumva umugore wica umugabo we, aho muzumva umugabo wica umugore we, aho muzumva umuntu usambana n'inyamaswa. Ibyo ni ibimenyetso simusiga yuko umwuka w'Imana agenda kurwahe. Bizageraho ubukristo buzasigara burutwa n'umuco wa Kinyarwanda. Ndagira ngo mbabwire nshuti, mu bihe bya kera umuco wabaga umeze nk'ubukristo, ukabona ruta ubukristo bw'uyu munsi, aho umuntu wamusabaga amazi akaguha amata, aho umuntu yahaga umuntu inka ntacyo bapfana. Ariko icyo kintu cyose cyitwa indangagaciro kizashiraho, abantu basigare mu isi ari ibicamuke n'inzererezi, nta gatima kakibaziga bakigira. Umuntu akora ibyo ashaka, Imana yaramusezeyeho. Buriya nubwo Imana yinginga, hari igihe izagera ikumvikanisha buheruka irarika ryazo, maze ikabwira umuntu tumva nta kintu ntagukoreye, nta buryo ntaguhaye. Igihe Yesu yabwiraga Abayuda ati kuko mutamenye igihe mwagendererewe, abanzi banyu bazabakaho uruzitiro. Mbese umuntu agendererwa n'Imana ryari? Agendererwa n'Imana akimenya ubwenge. Wa wundi bajya bavuga ngo azibarirwa, Imana ikamugenderera mu byo yumva, ikamugenderera mu byo areba. Umwaka ugashira, 2 3 igashira, 40 ingahe akayirangiza, atari yamenye igihe yagenjeje ate, yagendererewe. Abantu bajya bakunda guseka bababanjirije. Iyo turimo dusoma iby'Abayuda, abantu baravuga bati twebwe ibyo nta nubwo tubumva neza, ubanze Mesiya bati. Ariko Yesu yigeze ahura n'abantu bavugaga amagambo nk'ayo, arangije arababwira tumva icyo cyakora gihamije yuko muri abana babisha abahanuzi. Sibyo? Uzi ukuntu baramubwiye bati iyo tubaho cyakora mu gihe cya basogokuruza, ntabwo tuba twarafatanyije nabo kuvusha iki? Yesu aravuga ati icyo nicyo gitumye mwihamya yuko ari baso namwe muri abana banyu. Ati nibe nabo bisha abahanuzi, reka muze mwuzuza igikombe bacagashije. Baracyujuje. Iminsi y'imperuka iragenda itugera amajanja, iby'Imana bizakamuka mu bantu, abantu bajye baza ku Isabato atari ukwigendera nk'uko umuntu yajya mu mupira. Mperutse kubwira abantu na umuntu twaganiraga tuvugana ikintu cy'ibintu byigeze bibaho mu myaka yashize. Kera hari ubutumwa bwigeze bubwirizwa, maze abantu bubwirijwe bakamira inka hasi, intoki barazitema. Aho umuntu yavugaga ati ntaho umuntu amazi adatetse nkazarinda iyo nirimbukira, nanjye nkazamurimbuza. Mbese byari mu gihe abantu bari bafite ibyumviro, aho umuntu yabwiraga umuntu akagira ahantu ikintu amubwiye agenza ate. Nubwo ibyo ngibyo atari byo nshima, ariko ndashima kumva bari bafite. Icyo gihe abantu bajyaga bagenda ingendo ndende bagiye mu materaniro ahantu kure, ariko uyu munsi babwira umuntu bati ni hano hirya, ati ni iki gishya se bari buhavuge, akaza agasanga ntacyo. Njya ntekereza yuko ubutumwa buvugwa mu minsi yacu, iyaba bwarabwiwe abantu bo muri icyo gihe, baba barakoze ibintu mudashobora kwiyumvisha. Umuntu babwiye ngo kunywa amazi adatetse ni bibi, bakamubwira bati umutobe bawukoramo inzoga, urutoki akarutema. Ubwo murumva ukuntu umuntu afata ibyemezo. Umuntu babwiye bataye amata ni mabi, inka akayikamira hasi, bari bazi gufata ibyemezo. Byatumye Yesu abwira abo mu gihe cye, arababwira ati yemwe bantu b'iki gihe, arabwira ati Korazani nawe Betsayida, ati rwose urubanza rwanyu rurakomeye, ati ndetse
abantu baramutse bumvise uburyo mukiriho n'uburyo imidugudu y'Isodomu n'Igomora yarimbutse, bakwibaza impamvu mukiriho. Iyo myumvire yari irwaye yo gukamira inka hasi, iyo myumvire yari irwaye yo gutema urutoki, ariko iyo myumvire byibura abantu barumvaga, n'amagambo yoroheje yaragendaga agakora ku mutima w'abantu. Ariko kubona ijambo rishobora gukora ku mutima w'abantu ntabwo byoroshye. Ndagira ngo mbabwire ikintu njya nkunda kuganira n'abantu ntashobora gusoza ntababwiye. Impamvu ngibwira abantu nacyumvise mu buremere, ni ikintu cyabaye Niniwe. Reka ngisorezeho. Ininiwe Imana hatumye umuntu bita Yona. Yona kuko atifuzaga yuko ab'Ininiwe bakira, arangije ahungira i Tarushishi. Imana imera nk'imutangiriye ku mbaraga, imujyana Niniwe ngo ababwirize. Reka mbabaza, ubwo Niniwe Yona yahabwirije ati? Ibintu yabivugaga nabi ngo babyumve barimbuke. Muri Bibiliya yose igitabo cya Yona kigizwe n'ibice 4, ariko ubutumwa Yona yabwirije Niniwe buba ku murongo umwe. Ibindi biri mu ibyo bice 4 ni amagambo Yona yivuganiye n'Imana, ni amagambo Yona yivuganiye n'abo mu nkuge. Ikibwirizwa kiravuga ngo hasigaye iminsi 40. Niniwe akagenza gute? Ntabwo Yona yigeze abwiriza ab'Ininiwe inama y'agakiza. Yarayibwirije? Yigeze ababwira ko umuntu yacumuye? Yababwiye ko Yesu yakoze inama yo kubacungura? Yababwiye ko azagaruka? Yavuze amagambo 3, ariko ndibuze kubabaza aho bayumviye. Yona yabwirije iminsi 3, avuga ijambo rimwe ati hasigaye iminsi 40. Niniwe akagenza gute? Ininiwe ngo abantu baho bahererekanyije amakuru agera ibwami. Umwami atanga itegeko, atuhereye ku nyamaswa ukageza ku muntu, umuntu wese yiyiriza ubusa yinginga Imana yo mu ijuru ayikoresha ibyo itagakoze tutayinginze. Ubwiryo somo ndisomye hari ibintu nibaza. Icyambere, bitanekereza ko Ininiwe harimo abagore batwite, kuko ntabwo iryo tangazo ryatanzwe mu mudugudu, ryatanzwe mu gihugu. Harimo n'abonsa, harimo n'abantu barwaye igifu kwa muganga babujije kwirirwa ubusa. Ariko umwami umeze nk'udatekereza aratangaza ati umuntu wese yiyiriza ubusa. Maze dusenga Imana yo mu ijuru, tuyitakambire cyane, tuyisabe kugenza gute? Umurongo wa 10 w'igice cya 3 cya Yona baranditse ngo nuko Imana ibonye imirimo yabo myiza. Mbabaza, bashinze korari? Nta n'umwanya bari bafite wo kuyishinga. Mbese bari mu mazi abira, urupfu rwari rubari hejuru, ariko Imana yaritegereje ibona imirimo myiza bagenje bate? Yibuza ibintu yavuze gukora, irabababarira. Iyo ntekereje ibya Yona n'ikibwiriza yabwirije kitarimo ibibwirizwa byinshi, n'iminsi yabwirije itari myinshi, mpita nibaza ngo ahantu abantu b'Ininiwe bumviye ibintu Yona yavuze ni he? Ariho hantu abantu bo kwa Nowa batabyumviye. Harya Yona yabwirije imyaka ingahe? Ibyo abwirije barabyumva? Babwire, burya abantu baba batandukanye. Yona yabwirije iminsi 3, Nowa abwiriza imyaka 120. Yona abwiriza ikibwirizwa kigufi. Uwo bita Nowa ahera ku nama y'agakiza, avuga uko abantu bacumuye, avuga uko Imana yavuye mu ijuru. Oya, Nowa arasarara ariko ameze nk'ucurangira abahetsi. Abantu babwira bati ka gasaza buriya kari mu bikira, atereka twitahire n'ejo tuzagaruka tubyumve. Kugeza ubwo barinze barimbuka. Hari ikintu naje kuvumbura, nuko gukira k'umuntu kudaterwa n'umubwiriza w'umuhanga umubwirije, nta nubwo buterwa n'igihe kirekire abwirijwe, ahubwo biterwa n'umutima afite. Niyo mpamvu bivuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Niko ibyanditswe byera bivuga. Uwo mutima mwiza ukomoka ku Mana niwo utarindira ibintu byinshi, niwo utarindira abantu b'abahanga, kuko amagambo y'Imana ukora ku mutima, maze akumva rwose Imana hari ikimubwiye kandi mumeneye ibanga. Reka muri uyu mugoroba umuntu wese asaba Imana mu mutima we, ayibwira ati Abayuda bahawe igihe, bagira icyo bagihererwa, ni ukugira ngo ibicumuro bicibwe.
ni ukugira ngo ibyaha bishire, ni ukugira ngo gukenurwa gutangirwe impongano. ayibwira ati abayuda igihe cyabo bagipfushije ubusa, maze imyaka yabo 490 irangira ibyaha bigihari, gukiranirwa kugihari, gukiranuka ku iteka ryose kutaragenza gute, kutaraboneka. reka umuntu abwira imana ati mana, abanyamahanga bahawe imyaka 810 ni mike, nabo kwa nabo bahawe 120, n'abagatolika bahawe 1260, maze ibahabwa 810 kugira ngo ibicumuro bicibwe, kugira ngo ibyaha bishire, kugira ngo gukiranirwa gutangirwe impongano, kugira ngo haze gukiranuka ku iteka. ariko abwira imana, tumva mana, iyo myaka yarangiye, gukiranirwa kugihari, ibyaha bigishinyitse rwose, gukiranuka ku iteka ryose kutaragenza gute, kutaraza. reka umuntu abwira imana ati mva mana, nanjye wampaye igihe kugira ngo ibicumuro bicibwe, kugira ngo ibyaha bishire, ariko n'uyu munsi ndacyisuzuma ngasanga ibyaha kuva mu birenge kugera mu mutwe ntahagenje gute. ayibwira tumva, nzi yuko wankiza, nzi yuko imbabazi zawe n'imbaraga zawe byose ari umurengera, ari byinshi cyane. nzi yuko rwose uyu munsi ugisaba imbabazi, utaravuga yuko birangiye. nzi yuko igiti kitera imbuto n'uyu munsi ukikihanganiye, ukaba wifuza kongera kugihingira no kugifumbira, ukaba wifuza kongera gutanga amahirwe. maze uwo muntu abwira imana, tumva, nanjye ubwo ugenderera abandi mu gihe wifuza gutanga amahirwe, nanjye ntusige. avuga amagambo ave mu isi agere mu ijuru, kugira ngo imana yumve gusenga kwe, igire uko yamugirira ubuntu, igire uko yakora ku mutima we, igire uko yamuha ibyiringiro, kandi igire uko yamwizeza kuzarangiza urugendo neza mu bwami bw'imana. reka muri uyu mugoroba mwiza twese twinire mu mutima, twisuzume cyane, dutekereze neza tutihenze. umugambi wa satani ni ugutera abantu kwibeshya, ariko tuzamutse twisuzumye, biravuga ngo ntabwo twagibwaho n'iki, n'urubanza. maze umuntu agira icyo asaba imana mu byo yumva akennye, kandi imana ihengekeye umusaya kumva gusenga kwacu. reka imana y'ubuntu igira neza iduterera imitima kumera gutyo imbere yayo, kugira ngo dukunde tuyikomoreho umugisha. ibyo bintu byiza nibyo nakwifuriza umuntu wese muri uyu mugoroba, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.